wa mwana kumaze igihe nakubona ubahe wanzaniye wamaye na magana n'ingajya kuba gasuru ukora gasuru kubusa papa nayo nayaguha nayaryamo dejika ubwo bivuze ngo nta kintu cyawe cy'ubusa wama nacyo nayaguha baravuga ngo ukibona ubusa cyita ikinyo ngo cyita igiki ikinyo ngo ukibona ubusa cyita iki ikinyo ariko dore iyo migani y'imigenurano wayikuye wa mwana we ntabwo ari wowe wayigishije igihe wari upfuye ari ipfuye igihe ari mwana we rubaga impande iri kukuryana mu mabya yagezemo mu maki mu mabya amabyambi urazi wa mwana ko ugiye guca inuza nakeyaneye ariko si ibintu ibiki noneho mwuka byane nese wa mwana ubu ngubu umariye numariye iki wase umariye iki mbwira icyo umariye kimbwira njye narakubyaye ndagukuza none dore ubayikira none so kubwira ngo mbyaye iyo udekeraho narindi ntabwo kandi muri iyi miruho yo ku isi debi uyu mwana wawe wabyariye iki nese kutajya umfura nkufurira ubu ngubu umugabo ngo ananiwe kugira kujya akagura isabune magana 3 cyangwa sinzi ukuntu rw'abantu ariko wa mwana watse kunuka nkakubwira wambabariye ukanyera desa ko nzaguha ibyanjye byose mu minsi iri imbere desa yiki nayo masrundi wiri mbijimo gukaza kamwe basikamwe ibiro kamwe nzobyo kamwe inkari z'abato kapama kugusuka wa mushenze igihe urandorera imbwa ngo ni papa ubwo ndimbwa urimbwa mbica hanyuma kuri umwana wanjye wifura ubwo ho nagura ikibwana cyane waya njye ndi umuntu none nge ndimbwa uri inyana yimbwa wa mwana naraguhaye naguteza kumahira ubimenye kugisa njye ndahaye ibijumba ukabyita amajumba muhaye magana 2 wayita ibigana 2 nawe wasuri dubura ngisho gukanga hanyuma yeka kugeza kuki bikangeza kuki mugabo bwanje ngahinduka wanera ubushinwa bufite igifusa amene ngayamara nakwica nkabisigaramo none gakubitwa n'inkuba kwicara kwa cike intambara gukinira wicaye kwa cike k'intambara ugize ngo iki ndebera akagatuzo wagira ngo nakuze tanihirwa ateraho karate ndebera akagago wagira ngo nakuze tanihirwa yokino zamata undebera ibo kwagira ngo nayo satana ahanuza ko wagira ngo ni ibijuguju undebera yabatwa wagira ngo ni ibikoko bigemura amabyi kuzimu ndebera ya maso wagira ngo na amadarubindi nizo kumanya ko ziri ku matama wagira kubwango nono Yesu we wa mwana uri gatiki nge ndi gatebe gatoki nibiki uzabimenya bagushyinguye ngo bagize gute wa mwana bagushyinguye ariko wa mwana ubuko nari ngiye kukuraga umurage wo kuzabamo umugabo ubwo bizagenda gute ko utangiye kumfata nabi ndaguha kubimbwa nimba izo ngiki ubwe papa reka nkubwira kari gatekerezo ko nari nekereje nukanemerera ayo ngesa ndayo ngo mbwira kabwiga inkuru burishirana uma amafaranga numara kuyama ndaguha hotesi ariko none akumira n'umusuzi w'ifundi koko ngurisha nk'ami 500 nyagume desa naba mbazi icuri mwana wa kubera se ibisaza nk'aho tugomba kubihwinjwarika none ugiye kuminjwarika kubera n'umusaza kubera igisaza ngomba kuguhwinjwarika ahubwo weho sibyo fata iseru ujye mu cyaje gusoroma mwana yenda wareba ko akigeza kuri byinshi gasoroma amabya yawe ugize uti ariko ako papa nta nubwo ajya wireba ku matama ujya haramukira we izo komande ko ziri ku matama wagira ngo ni dondane wagira kubwango none Yesu we ngo bazita komanyo ko izo komande ko ziri ku matama wagira ngo ni dondane wagira kubwango none Yesu we akumira n'umusuzi w'ifundi mwaka akumira n'amavunje mwaka n'umukuyahandura yewe ikinacyo n'igisasu nikoreye nyeraka icyo wikoreye papa njye muracura gutera igikofi habe wa mwana narinjijwe rubaga imana narinjijwe mwana papa buragitanesha umutwe yakwisha se nkabisigana ngo noneho inka nkahita ko nyigurisha ubireba nawe magana 2 n'uyabonyeho ubwo bivuze ngo ndamutse wumvisha mfashwe n'inkora wahita uyigurisha ujyanye kwa muganga ufatiye